asanteni kwa chakula, utusaidie sisi ma street child. Naomba tu mtusaidie, tuko na njaa huku nje. Asanteni, lakini chakula ni tamu. Ndio tu kutupromote. Sawa. Sawa. Hey fam, nizeye ko mumeze neza, twe tumeze neza, turashima Imana. Ubu ngubu ni mu gitondo, turabyutse. So guys, ejo bundi hari ahantu twari twagiye njye na Scala, duca ku muhanda nyine mbona abantu nyine bateye impuhwe, abantu baryamye, abamama bafite abana batoya, abandi bishwe n'inzara nyine bitagira igitekerezo. Numva mfite umutwaro, ndavuga ati mu bushobozi bwanjye ngiye kuzajya ngaburira byibuze abantu 5 ku munsi. Impamvu rero yo kubirekodinga cyangwa se impamvu yo kubishyira kuri kamera si uko wenda nshaka ko bigaragara ko nabikoze, ahubwo ni ukugira ngo bigere ku bantu benshi. Hano hanze hari abantu bababaye cyane, ariko rero mu bushobozi bwanjye ntabwo ngabo nzajya ngaburira ku munsi, ariko hakazajya habaho no gutumira abantu. Muzagenda mubona abantu benshi nzajya ntumira kugira bamfashe guteka ibyo twatetse, rero nabyo tuzajya dushyira abo bantu. So muzabona abantu benshi, ariko umutumirwa wanjye w'umunsi wa mbere tugiye gutekana ni Scala. Then n'indi minsi nzajya ngenda nzana n'abandi kugira ngo dukore uko dushoboye tugaburira abo bantu bake bishoboka, nyine abo dushoboye. Umutumirwa wanjye rero yahageze. Mubyeyi umunsi ugiye gufiritiza. Atubwire ikintu uziko mwicara abantu bagiye kuzansumba bigeza. Ese urabona atari uko nanjye nambaye agiye kutubwira buri muntu wese nzajya numira, ntabwo nzajya mbwira umuntu ngo ateke ikintu njye nshaka, iwe azajya muri iki kintu azi guteka. Kubera ko hari igihe ushobora kubwira umuntu ikintu ateka, wenda akagiteka nabi, wenda atakizi, wenda yatinya kuvuga kuri kamera atabizi. Kivuge nta na kimwe ntazi. Kivuge nta na kimwe ntazi guteka. Noneho uhere ku byo njye nkunda. Ibiki? Umuceri n'inyama. Nyama n'utuntu tworoshye. Umuceri n'inyama, ejo tuzateka ibindi. Oya, ejo tuzateka ibindi nyine, tuzagenda tuzana abantu benshi, tuzateka ibintu byinshi. Rero guys, tugiye gutangira, ibintu byose biri hano.
inaitwa The Scholars. Sasa mimi naendanga nikiwa watoto kaa nyingi wako kwa barabara chakula. Kwa sasa tukiwashoot haina shida. Aliza shida. So waambie basi wenzako wakuje. Ambia hao wenye wako na njaa kabisa. Sawa. Asanteni kwa chakula, kutusaidia sisi ma street child. Naomba tu mtusaidie, tuko na njaa huku nje. Asanteni lakini chakula ni tamu. Ile tu kutupromote. Sawa. Sawa. Twagiye ahantu nari nabonye abo bana nakusi n'abana harimo n'abantu bakuru tubura ahantu turi parike biradupfana biba ngombwa nyine ko tujya hanze. Bizagupfanye kandi wabitanze? Nabitanze ariko nyine abona napanze kugaburira umunsi sibona gaburira yako byose byanshimishije ko byakonze. Byarangiye nyine twese tujya kureba abandi bari hakurya y'umuhanda. None rero guys, intego yanjye gutumira umuntu cyangwa se umutumirwa ntabwo ari kugira ngo duteke gusa, nkeneye kuzajya njyewe iyo mbonye abantu nk'abariya nibaza ibibazo byinshi cyane. None umutumirwa tuzajya tuba dufite hano kuri The Scholars, tuzajya after ko tuvuye kugaburira abo bantu tuzajya mubaza ibibazo nyine ambwira ukuntu yabibonye. Njye mba nibaza bari abantu biba byaragenze gute kugira wende ubuzima bugere hariya. Barabataye bakabata gute se? Aragutada none sugira ngo buriya ntihaba baravutse nyine ari igihe baba baravutse badakenewe cyangwa wenda bakenewe ariko batari bateganyijwe. Usanga rero umwana kuri ku muhanda ari mutoya renza kura nyine azi imihanda gusa, cyangwa mu kimwe umwana akananiranyira cyangwa nyine akaba ari mubi ntite ku mwana akajya kwitaho nta kundi ntiyabona akazi bajya hariya. Njya mbyibazaho cyane ugase nk'utu utwana tw'imyaka 4 imyaka 5 aba sinzi ko tutabonye abandi b'imyaka 4 aro twana duto twahuraga natwo bakatwinginga bagurire ibiri umwana ukabona nk'imyaka 5 6 aho ngaho basi ngo mugurire ngo mugate n'amata. Twabuze aho turi buparike, byari ibibazo kubera kamera nyine bisanga bigoranye kubera ko ntabwo apfa gushyira kamera nariho hose ubonye. Byamyibazaho nkavuga se nk'aka kana k'imyaka 4 kari mu muhanda ko biba byaragenze gute. Urasasa ubuzima bwaramukomye kuruka umuntu w'imyaka 40 kubera gusibaza ahura nabyo. Bari abantu barabona wakora ku modoka yo yayanduza bagakubita umwana ujya usanga yumye inzara imwishe kari nko hafi guhera turyamye hasi. Mana yanjye barakomeye nyine baramenyereye none ko atapfa se. Abo wapfa burya yiri kuragenda
babona utwo bariye batoragura bakarya nyine nuko bwira tu ugasanga gusa umwana yarashize yaranutse fo. se buriya nka bariya bana nk'umuntu aguhaye nk'umwe ntabwo wamurera. ubu ngubu Eh, ubu namurera umwana wamurera ariko se uramurera umuhawe nande nicyo kibazo. icyo kibazo nyine kandi uramutse umukuye nk'ara ku muhanda ukamutahana gusa bitabanje guca muri leta n'ibiki byaba ni ikibazo nyine ni ikibazo. ugira icyo ushishikariza abantu. bashishikariza abantu ubu se ni iki kweri ni uko umuntu nyine abenshi bahaturera baba batarishwe n'inzara. nanjye nta nigeze nicwa nayo ariko hari n'igihe usanga ntinda kurya nakumva ukuntu umeze kavuga ati ubu ngubu ndamutse ntinze nkamara noneho nk'iminsi ugatekereza ibiri ko imeze hari abamara gutya. iminsi ibiri. yewe nkumva noneho ndamutse maze nk'iminsi ibiri imeze uko nguko noneho njye numva nk'abantu kenshi cyane bishwe n'inzara bataka ngo nta kintu kibaho kiryana nk'inzara. inzara ryana birenze none iyo ubonye nk'umwana nk'uriya akana gatoya ni ukuri. noneho n'abandi baba wenda si abana bo kuvuga ngo ni umwana ufatika ugenda ni nyina araryamye wenda ni ikimuga ari kumwe n'akakana sikibaza nk'uyu nguyu kweri ubu tudufaranga hari igihe wenda ugisanga barimo barasabiriza ku muhanda 10-15 ibintu nk'ibyo amafaranga ukamubwira ngo azamara iki kweri. rero abantu bo kuri Descalazo umuntu wese waba ufite umutima mwiza njye nta nubwo narinda mvuga ngo umutumirwa runaka umuntu wese wumva ko afite uwo mutima nyine yazajya twandikira akaza tugafatanya guteka yewe nubwo waba utari hafi cyangwa se utabona umwanya wo kuza ngo dutekane wagura n'ibyo biryo tukagaburira bari abantu barababaye cyane pe. oya niba uri umuntu gusa apana kuvuga ngo tureke nk'abandi gusa ngo ugifasha ngo umusinzira kuko uri umusinzira ngo ufashe umunyabwinshi. niba uri umuntu ugira ubumuntu ukaba ugira ubumuntu kandi ukaba uzi ko turi ku isi n'itayime nawe aho uriya mwana ari byaba ngombwa ukajya nta hantu ngiye mba numva nta sitasiyo y'ubuzima wageramo uvuga ati aha ngaha ndi sefu 100% nubwo haba iki nta mpanuka. haba hari n'umuntu uba ufite n'ibintu birenze n'amazu n'ibiki ntabwo ujya mwumva ubutumwa agahita avuga ngo bamutereje cyamunara agahita neza agenda akaba buroke bimwe birenze. so mu gihe wumva kuri nta no kumva buri wese ni umuntu ariko niba ufite ubumuntu niba ufite ubumuntu ukaba ufite ntuza niba ari mwababonye hari n'abandi uzi ahantu twasura bazajya batubwira muri comments sibyo. ntabwo twahera gusa tuvuga ngo ni ukubera ngo ari bene wacu runaka ngo ariho turadufasha yego hari n'ababa bashonje muri bo ariko sintekereza ko muri bene wacu hari sinawe ndabona uryamye hara ku muhanda 5-6 urara ku muhanda bukira bugaca. bivuze ngo rero nubwo baba ari abanyakenya baba ari abaki uri umuntu tuzi ko ari we wese yavukiye amezi 9 nk'abo ntabwo ari ibintu bya mirenge tu ntabwo ari ibintu bya mirenge ibiryo tubagurira ntabwo ari KFC ngo ibiki bihenze nanga ni ibintu duteka mu rugo. so urumva nubwo waba ari umutsima gusa bigakunda kuboneka abantu bakarya ari 5-10 umunsi wa wije tu umunsi uba wije cyane. sagashye njyewe numiwe tu nibaza nk'aho ari abana nka leta buriya amafaranga ya politisiyo baba bafite leta ikaba mu buri muntu wese yishyura imisoro kugira ngo ibyo bintu byose bizakorwe. Mwakoze kudukurikirana